Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, reka tubasuhuze cyane kandi tubahe ikaze muri iki kiganiro. Tugarutse mu buryo bari basanzwe batumenyereye mu busanzwe. Ndi twigeze kumaramo iminsi abwo gukoresha amashusho y'izindi nkuru turi kuvugaho, ariko turi kubisobanuraho n'amajwi. Byabaye ngombwa ko ariko tubigenza kugira ngo mwirebere n'amashusho. Turabasuje rero. Twebwe urebye ntabwo twari dukenewe kuri iyi nshuro. Turabasuje cyane kandi tubahaye ikaze. Kandi twifurije buri umwe wese muri mwe muri kudukurikira gukomeza kugubwa neza, abatameze neza nabo tubaragize Imana. Imana ibagenderere wa mugani. Kandi tubabwira ngo mwe kwiheba, uko bucya nuko bwira, no kuvuga ngo iminsi bayegereza gutabarwa kwawe. Ubwo rero ntimwihebe. Uruko ibintu ngo bikomera ngo bigiye kurangira. Hari indirimbo abarokore bagira ivuga ityo. Iyo bikomera bigiye kurangira. No kwihangana cyane rero. Yabigeze kuri finale. Abatameze neza no kwihangana. Abameze neza natwe dukomeze. Mbibutsa ko mukwiye gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zitabacika. Ntizikajya zibacika. Ngira ahanga. Banza. Ngewe teta ya karungu yigize akajya he? Nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye. Nta mbaraka kiziritse ku muhoro kamwe kandi gashirwa kawuciye kagatuma nikawicaye wajya gukamanura ugahagarara. Agati kateretswe n'Imana. Ninge murungo wumva bavuga. Kakiziritse. Uyu munsi tugarutse ku yindi nkuru, ariko turi buze kuvuga cyane by'umwihariko ku ngingo zisa n'aho ari ebyiri. Ingingo y'umuganda, uko umuganda wagenze muri rusange. Yego. Tuvuge kandi no ku nkuru y'umupolisi w'umudamu. Umupolisi kazi niko twavuga mu Kinyarwanda. Njye nabonye amashusho, ndavuga ni ibintu biberi ntako mbona wajyanye muri filime. Birarenze. Bica n'abapolisi. Muri filime niho ibintu najyaga mbibona. Hano biba live. None igitangaje nuko bataranabafata babikoze. Ntabwo babaje. Ntabwo barabamenya, gusa bakeka ko ari abantu bakoze ibyaha. Ngo bari bakurikiranweho, uyu mupolisi kazi yarakurikiranyeho ibyaha, bakaba bamwishe nko gusibanganya ibimenyetso. Nabyo birashoboka, ariko inzego ziba zigomba kuba zifite amakuru. Uko byagenda kose amakuru arahari, ahubwo ntagarashyirwa hanze yenda kujya hanze, cyane cyane ko ari amakuru y'umuntu warushinzwe umutekano. Ntabwo baba bagomba guhita bashyira hanze ako kanya uko biboneye. Nabonye video, enda nibiza kutworohera turaza kureba ukuntu bayinyuzamo hano mu kiganiro. Ariko iteye ubwoba kabisa. Iteye ubwoba. Ubona ari video zimwe mu ziteye ubwoba kabisa amaze kubona. Ikintu giteye ubwoba kurushaho n'ukuntu yari ari no mu myenda y'akazi. Bamurashe ari mu modoka, yari Mahindra y'umutuku. Yari yicaye muri Mahindra y'umutuku. Avuye mu kazi. Boss bamurasira ahantu ni muri Matora. Ni muri Matora? Ariko ngo ni umupolisi wundi usanzwe yakoreraga za Maragwen. Nyine bwo mu ntara ya Maputo. Iyicwa rye rero ryabaye ku itariki 26 z'Ukwakira muri 2025 nyine mwaka. Rero bivugwa ko ari abantu bamuhagaritse. Bari mu yindi modoka nyine bivugwa ko ari ya Toyota Hilux. Baramuhagarika nyine agira ngo ni ibisanzwe. Urebye nta n'ibintu banavuganye ko ngo bahise bamurasa. Bamuhagaritse bahita banangiza n'igikorwa. Urumva bari baje nta biganiro bari bafite. Ubu urumva umuntu nk'uwo baba bafite ibiganiro byo kuza. Noneho ni ibintu bigaragara ko ari igikorwa cyateguwe kabisa, ko cyakozwe mu isuku. Ibaze kugira ngo nyine batanababona, hatagira n'umuntu baciryera. Nta n'umuntu wigeze abona n'amasura yabo. Ni hatari. Kurushaho niba n'abashinzwe umutekano bari kubigwamo. By'umwihariko bari kwicana hagati yabo, ahubwo basangiye igihugu. Urumva noneho umuvamahanga usabwa kwitonda cyane 5 kuri 5. Kandi hari umubyeyi wari ufite, ngira ngo ari n'umudamu umugabo we yitwaga Bernardinho Rafael, akaba yarahoze ari umuyobozi mukuru wa PRM. Surya wahanganye n'imyigaragambyo harya mu bihe by'imyigaragambyo. Banza ariwe wari komandante mukuru, niwe wari komanda. Wigeze gutangaza ngo abantu ngo ntibagire ikibazo ngo ndumva ariwe. ngo bacitse gereza ngo bafashwe. Ngo umupolisi rero warashwe yari umugore we wa kabiri.
Reka dukomereze ku muganda. Umuganda wabaye kuri uyu munsi wa none kuwa gatandatu ku itariki 25 z'uku kwa 10, aho ambasade yateguye ko umuganda ugomba kubera mu bice bya Zimpeto. Ukaba wanabaye nubwo ikiganiro gisohotse ku itariki 26 ariko umuganda wabaye ku itariki 25, ukaba wahereye mu gitondo saa 12 ukageza saa 4. Nakubaza ngo niki gituma umuganda ufatwa nk'inkingi y'umuco nyarwanda? Umuganda rero impamvu ufatwa nk'inkingi y'umuco nuko wubaka ubumwe muri rusange, ukongera ishema, ndetse umuganda ukigisha abantu ko iterambere rituruka mu bufatanye bwabo, abenegihugu bwabo. Ndibuka ko no mu ijambo ambasaderi yavuzeho nabyo asa n'uwabigarutseho, avuga ko u Rwanda, abanyarwanda ari bo bagize uruhare mu iterambere cyangwa se mu isuku y'igihugu kugeza ubu ngubu. Ari nayo mpamvu ibyo ngibyo nk'abanyarwanda natwe tubikurikiza kugeza n'aha ngaha tugiye duherereye. Ukurikije wowe wari uriyo, witabiriwe gute? Ni uburyo bushimishije. Ntabwo hari ababinenze bavuga ko habayemo ubwitabire bukeya bagereranije n'indi minsi uko byari bisanzwe bimera. Banagereranije n'abanyarwanda bareka bari hano. Muri rusange hari abavuze ko ubwitabire nyine bwari bukeya cyane ugereranije nanone n'indi minsi isanzwe. Usanga rero abanyarwanda b'ingeri zose bawitabira, kuko hari aho nabonye abana bakiri batoya bari bazanye n'ababyeyi. Mbese muri make urebye umuganda wagenze neza. Ngiye ku giti cyanjye ukuntu nabibonye, gahunda zagenze neza. Hari ibimodoka byatwaraga imyanda, ko buri muntu yari afite umufuko, kuko wahageraga bagahita baguhereza na jire na masike, agapfukamunwa. Noneho ubwo ugahita winjira akazi nyine, ubwo ugatora amashashi. Gahunda kwari gutora amashashi, ugenda ushyira mu mufuko. Hari imodoka hafi aho ngaho, umufuko ufite wakuzura, ugahita ufata ya mashashi ugahita ugenda ugasuka muri iyo modoka yabugenewe. Ubwo nyine ukongera ugasubiramo. Ariko ikintu gitangaje rero, bya bintu byo gutoza abanyagihugu isuku itari iyabo. Hari umuntu twari twegeranye, ariko hari harimo n'umunyagihugu nyine, hari harimo n'abanyagihugu. Noneho uwo twari twegeranye rero, njyewe nakoraga isuku iyo ari yo yose nyine, ntora ishashi, ntora bya biteka baba bagiye bajugunya, ntora imifuniko, ntora ibikenyeri, negeranya ibintu byose kugira ngo abantu babe hakeye. Noneho numva umwe aranyegerera arambwira ngo hoye ngibyo ngo ntabwo birimo. Wari ufite umufuko nari ndi kubishyiramo, nyine ashobora kuba we yabonye nta buryo ari bumbwire ngo nimbireke, akajya yemera nkabishyiramo. Noneho uwo mugenzi we amaze kumubwira ngo ntabwo bitekawe birimo, ahita aravuga ngo ntabwo birimo, ngo ni amashashi. Ahita arankosora ngo ni amashashi gusa. Ndamubwira okay. Ikintu cyantangaje rero, yahise akuramo na za tekawe nari nashyizemo mu mufuko, abikuramo abijugunya hasi, ngo byo ntabwo birimo. Nganyumvira uwo umuganda w'uyu munsi rwose ni hatari. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo ibintu byagenze neza cyane, kuko umuganda twawukoze. Habaho ambasaderi gutanga ama interview, kuko hari radio na televiziyo by'igihugu. Noneho amaze gutanga ama interview, duhita tujya aho twahuriye twese muri rusange, atugezaho ijambo. Hari nanone na perezida wa municipal ku rwego rw'igihugu. Ndumva byitabiriwe. Ubushize bari harimo n'abazungu. Hari ibikorwa mwakoze byihariye ku ruhande bitari ibyo, kuko ngo mbere hari igihe bajyaga babikora ngo bagafasha n'abakene? Uyu munsi ntabwo byakozwe, kuko ni na byinshi bitakozwe. Nibaza ko amasaha yahise adutwara, kubera ko nanone hajyaga habaho siporo. Ubundi umuganda wakorwaga hakabaho n'akantu k'agasiporo, ariko noneho nta kabayeho. Amasaha yadutwaye, hari ibitakozwe. Ahubwo twahise twihuriza ahantu hamwe, aho twagiye buri wese afata amazi yo kunywa. Nuko tumaze kuyafata, habanje perezida wa diaspora, atubwira ibigiye gukurikira. Nyine aho ngaho twari dusa n'abahuriye, dusa n'abari mu kanama. Noneho atanga amajambo, ni nk'ari we wari uyoboye ibyo biganiro, kabyita ibiganiro. Agenda atubwira nyine ati reka twakire perezida wa municipal,
araza aradushimira muri rusange, avuyeho hajyaho ambasaderi nawe arashima muri rusange, shimira ubwitange, ariko anakangurira abatabashije kuboneka ko ubutaha babonetse byaba byiza cyane kurushaho. Ni ukuri bazikubita gashya. Nakubaza ngo wowe urebye ubona ari izihe nyungu z'umuganda ku banyarwanda wenda baba hano muri diaspora ya Mozambique? Inyungu z'umuganda ngewe mbona zirenze ibingibi byo gukora isuku tu, ahubwo mbona inyungu ziri mu muganda harimo ibintu bitandukanye, harimo guhuza abanyarwanda mbere na mbere, kuko abanyarwanda bahuje intege cyangwa se ingufu bagakora ikintu runaka, bigaragaza kwanza ubumwe mu banyarwanda hano hagati mu banyagihugu tuba turi kumwe duhura nabo bya buri munsi. Ikindi cya kabiri, wa muco wacu ntabwo twawusize iwacu, twarawikoreye turawuzana. Ni nayo mpamvu umuco wacu na hano kituranga, niba isuku ituranga iwacu n'ahangaha bigakomeza gutyo, bikaba nk'ikimenyetso kigaragaza aho ukomoka n'ubundi. Ikindi cya kabiri, twabashije guhura gutyo ku kibazo cy'umuganda, ni naho hazamenyerwa abatameze neza mu buryo busanzwe mu buzima bwa buri munsi. Uwahuye n'ibyago twahuye twaganiriye, nabimenye, uwo uri mu bibazo runaka cyangwa se njye nawe ntitwari tunaherukanye, turahahuriye turaganiriye gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibaza ko byubaka ubumwe, umuganda binafasha kubona yuko hagati yacu n'ubundi tukiri abavandimwe, kandi dusangiye umuco, ibintu nk'ibyo. Muri rusange rero umuganda wagenze neza, ndumva ari ibyo ngibyo umuntu yawuvugaho. Kuko nanone si ibintu byatinze, ni ibintu byatwaye ndibaza nk'amasaha 3, kuko umuganda watangiye saa 12 niba ntibeshye, mu masaha 3 saa 4 byari birangiye. Reka dushimire rero abantu badukurikiye, kandi tubararikira ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Ntabwo nanone twari bwicare ngo dushyire akaguru ku kandi tutabagejejeho ukuntu ibintu byagenze, nicyo cyari kitugaruye. Ariko tunababwira tuti niba uri umunyarwanda utuye hano muri Mozambique cyangwa n'ahandi hose ku isi, twavuga ngo uruhare rwanyu rurakira. Yego, muri gahunda nk'izi ngizi ziduhuriza hamwe cyangwa se zituma twongera tukabonana, ziba zateguwe n'ubuyobozi bwacu, ni byiza ko tuzegera, ni byiza ko natwe tuhaboneka. Niba utarabonetse ku munsi we wa none kuri umuganda wo ku itariki 25, ubutaha reka twizere ko nawe uzaba uhari. Ni ukuri pe, ni ukuri. Twizere ko uzaba uhari. Reka tuvuge tuti rero mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibishimire cyane. Batarakora subscribe mwibuke gukora subscribe nk'ibisanzwe, kandi mukomeza muvuga neza aho muri hose n'ibyo murimo byose. Yego, kandi tunabibutsa ko nambaza nkuba ziracyakomeje still. Iracyakomeje. Dutegereje kandi ibibazo rwose mushaka kutubaza cyane. Ciao ciao. Ciao.